Uramubona ni Micky ukina amafilimi nyirengo muramuzi cyane, ndetse uyu wundi uri ku ruhande ni Nyambo Jessica nawe ukina filimi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abangaba rero nibo tugiye kugarukaho muri ino inkuru irimo ibavugwaho bombi. Nkuko mubizi rero, Micky ni umugore ndetse waje kugira gutya agashakana n'uwo bita agapromota. Uyu nguyu rero akaba yarahoze ari inshuti n'uyu Nyambo Jessica, nawe wagize gutya mu minsi yashize akagenda akora iminsi mikuru igenda imwegereza ku munsi wa nyuma w'ubukwe bukuru bwo kugira gutya agasezerana n'uyu mugabo we witwa Richard. Abangaba mbere bari inshuti za zindi zakadasohoka, aho umwe muri bo yagiraga gutya akavuga ati rwose ati nukora ubukwe njyewe nzagutwerera miliyoni. Uwo yari Micky ubwo yavugaga ko azatwerera miliyoni uyu nguyu Nyambo Jessica. Ariko kugeza ubu ngubu ikiri kuvugwa nuko aba bombi batagicana uwaka habe, bitewe nuko uyu Nyambo Jessica igihe cyose yakoze iminsi mikuru, yaba ari umunsi mukuru wo kwambikwa impeta ndetse n'umunsi mukuru wo gusezerana imbere y'amategeko hariya mu murenge wa Nyarugenge, iyi minsi yose ntabwo yigeze atumira uyu nguyu Micky. Ibyo byahise rero bibabaza Micky, kugera ubu ngubu rero nkanakuvuga ko batagicana uwaka bitewe n'icyo kintu cyabayemo. Umuntu atakita ko ari ikintu gitoya, nubwo uruhande rwa Nyambo Jessica hari ibyo bavuga. Turaje byose tubigarukeho muri rusange. Bijya gutangira rero byatangiye ubwo uyu Nyambo Jessica yagiraga gutya akambikwa impeta n'umugabo we Richard, umunsi mukuru wabaye, ndetse bakaza kuvuga ko impamvu Micky nk'inshuti ye atahagaragaye ari uko Micky ngo hatigeze habaho kumutumira, bitewe nuko ngo uyu munsi mukuru atari Nyambo Jessica wari wawuteguye, ahubwo ko ari umugabo we Richard wari wawuteguye, kandi ngo ko yabatunguye. Icyo gihe rero ubwo yabatunguraga nk'uko babivugaga, ngo uyu munsi mukuru ukaba warabaye ubwo bari barimo nabo bategura umunsi mukuru wa anniversaire y'umuhanzi Bwiza. Icyo gihe bakavuga ko uwo mugabo yifashishije uyu munsi mukuru bateguraga w'umunsi wa anniversaire ya Bwiza, akahita abatungura akambikiramo impeta Nyambo Jessica. Abasesenguzi rero babireba cyangwa se n'abandi bantu babireba bakavuga ko bidashoboka ko kugeza ubu ngubu umuntu yakubwira ngo yagutunguye kwambika impeta, kuko akenshi aba ari ibintu byapanzwe n'abakundana, ni ibintu baba bicaye hamwe bagapanga. Kuvuga ngo byatunguranye rero bakavuga ko bishobora kuba biba bidafite amahirwe afatika, ahubwo ko biba ari ibintu biba byumvikanyweho. Kuba rero Micky atarahagaragaye bakahita bavuga ko bigaragara ko Nyambo Jessica atamutumiye ku bushake. Icyo gihe rero byashushwe nk'aho babyirengagiza, ahubwo bumva kwenda bishoboka ko koko umugabo ari we wateguye umunsi mukuru, ndetse akaza no gutungurana koko bikaza kuba ibintu bibatunguye nabo, akariyo mpamvu Micky atahagaragaye. Noneho igihe bajyaga mu murenge bagiye kugira gutya bakore ubukwe, bagiye gusezerana imbere y'amategeko, nabwo abantu benshi bari biteze ko byibuze inshuti ye yakadasohoka Micky iraza kuhagaragara mu murenge wa Nyarugenge iherekeje inshuti ye Nyambo Jessica. Iki gihe rero nabwo bategereje ko Nyambo Jessica agaragara aherekejwe na Micky, biza kurangira Micky nanone atahagaragaye. Ibi ngibi rero byahise bikurura igisa nk'impaka ku bantu bavuga bati ese ko mwari inshuti
ese ko ntacyo mwapfaga byagenze bite? Uruhande rwa Nyambo Jessica bahise basobanura bazavuga ko ikintu cyabaye ari uko ngo ubwo bari gutumira abantu bagomba kuzagaragara ku murenge hariya, ngo habayemo ikintu ngo cyo kwibagirwa, habamo ikintu rwose ngo cyo kutibuka, ngo bibagirwa ko bagomba gutumira Micky. Ibi rero nibyo Micky yaje kuba agarukaho uyu munsi, aza avuga ko kuba abantu bashobora kuba bakibagirwa kugutumira, ngo ibi ngibi biragenda bigahita bigaragaza urwego rw'ubucuti mwari mufitanye uko rwanganaga. Aravuga ati njyewe iyo banantumira ati miliyoni nemeye nari kuzagira gutya nkayibatwerera, ati nimba ugira ngo ndanakubeshya, ahita akurayo telefoni yerekana amafaranga ngo afite kuri balance, yerekana ko miliyoni ngo atayibura. Akaba avuga ko iki kiganiro rero akaba yakigiranye n'umunyamakuru muri Ndahabirene ku kinyamakuru cye cya MIE, akaba ariho yabitangarizaga. Akaba rero yaje kwivugira ko ubwe rwose ngiyo bamutumira iyo miliyoni yari arayibaha. Baje kumaza bati se mu bukwe bwo gusezerana imbere y'Imana cyangwa se mu rusengero uzahaba? Aravuga ati nimba nta kibazo mfite ngewe rwose ati nzajyayo. Ariko uburyo yabisubizagamo nyine wabonaga ko ari uburyo bw'urwiyerurutso, kuko nimba hamaze kuba ibyo twakwita nk'ubukwe bubiri cyangwa iminsi mikuru ibiri byose nta n'umwe atumirwamo, byagaragazaga ko n'ubundi ashobora kuba naho atazajyayo, cyane ko yavuga ngo nibamutumira rwose ngo nk'aho agitegereje ko bazamutumira, ngo niyo miliyoni azayibaha. Ariko byahise nyine bigaragaza ko aba bantu bari basanzwe ari inshuti. Ibi bintu byahise bishyiramo bariyeri hagati yabo. Akenshi rero hakibazwa ikintu cy'ikibazo gishobora kuba cyarabaye hagati y'aba bombi, gishobora kuba cyaba intandaro yo kuba umwe ashobora kwirengagiza undi, cyangwa se kuko nimba ibyo avuga ari byo, kuko uba ushobora kuba wamwibagirwa urimo utumira ukamwibagirwa. Abenshi bakahita bavuga bati se Nyambo Jessica ashobora kuba yariboneye umugabo, bigahita bimwibagiza inshuti ze zamubaga hafi, inshuti ze za kera, izo yahoranye nazo bigahita bizimwibagiza, cyane ko Micky we avuga ko ntacyo rwose yapfaga nawe mu buzima busanzwe, ndetse ko n'ibyo yari yariyemeje byo kuvuga ati njyewe umunsi wakoze ubukwe nzaguha miliyoni, ko icyo gitekerezo yari akigifite. Aba bombi rero bari muri ibi mu gihe Nyambo Jessica we ari mu myiteguro y'ubukwe nyirizina, ubukwe gusezerana imbere y'Imana. Akaba ari ubukwe ubundi byari byahwihwishijwe ko bwari kuba tariki 15 z'ukwezi twashoje kwa munani, ariko icyo gihe ahubwo twariboneye ubukwe bwa Ndahabirene ari bwo buba. Bamwe bakanahita bavuga ko bushobora kuba bwarasubitswe bitewe n'uko iyo tariki yahuriranye n'iya Ndahabirene. Ubukwe rero bahitamo wenda kubwigiza imbere, nubwo itariki z'igihe buzabera zitaramenyekana. Mu gihe Micky we muramubona ko asigaye yicururiza imyenda mu mujyi wa Kigali, yafunguye shop icuruza imyenda, ndetse akavuga ko rwose gahunda y'ubucuruzi bwe iri kugenda ikomeza gutera imbere. Abo bose rero akaba ari abantu bundi bari inshuti z'akadasohoka, ariko kugeza ubu ngubu bikaba bivugwa ko umubano wabo umeze nk'aho wamaze kujyamo agatotsi gakomeye cyane. Reka mbashimire rero, mwakoze kubana na Zeyipafo TV. Kuba warakoze subscribe biguha amahirwe yo kuzongera ukagira gutya ukaba wakongera ukaza ukabana natwe. Ikindi
twe bidutera imbaraga zo gukomeza gukora kuko tubona ko dufite abadushyigikiye baturi hafi. Ariko kutayikora bitwe biduca intege, tubona ko nyine nta badushyigikiye. Ikindi nawe igihe ukeneye kuba hari inkuru z'ako kanya zikugeraho ntabwo uzibona, ntabwo zishobora kuboneka utarakoze subscribe. Reka mbashimire rero mwe mwese mwamaje kuyikora, nawe utarayikora yikore. Wewe wamayi wayikoze kandi kanda kuri like, kande muri comment, utange igitekerezo cyawe, ubundi tujye twibana amakuru ndetse n'ibiganiro bibageraho hano kuri Zeypafu TV. Mwakoze.